This is John BTV present kabisa nkuko muhora mudukurikiye igihe cyose kandi ntitubatenguha kubagezaho amakuru ya nyayo nkuko muri kubona kuri screen zanyu za telefone cyangwa mashini. Muri kubonaho umusore mumenyereye cyane kandi muwakundaga muri Miss Rwanda. Nandi makuru rero ni amakuru meza cyane nkuko mwari muzi yuko arimo aburana ashinzwa ibyaha bitoroshye cyane byuko abakobwa bose baciye muri Miss Rwanda yagiye abanyura imbere mu buryo bwa happiness. Ni naho iryo jambo murizi cyane mwahise muri fatira cyane ryahise ritrendinga ngo happiness, bakivuga happiness wahitaga wumva Prince Kid. Tutabatinde rero amakuru n'andi ni makuru meza cyane ku musore wanyu uzwi cyane nka Ishimwe Dieudonné mukunze kwita nka Prince Kid. Nkuko ubona uru rwandiko uri kubona kuri screen yawe, Prince Kid ubu tuvugana urukiko rukuru rwa Nyarugenge rwamaje kwemeza yuko ari umwere. Ubu tuvugana bahise banamubwira ati ushaka wahita witahira. Ni nk'ibisanzwe umuntu akimara kugira umwere direct agomba guhita ataha akajya iwe mu rugo agasubira mu bikorwa bisanzwe. Ubu tuvugana Prince Kid akimara kugirwa umwere niko nawe guhita afata iya mbere akajya mu rugo. Abenshi turabizi mwaramusengeye rwose kandi ni byiza cyane, nawe yagiye abibona mu comment bagiye bashyiraho ibiganiro bitewe n'urukiko ku buryo rwagiye rutanga imyanzuro hanze. Abantu bateraga comment nawe araza kugenda acishemo amaso dore ko atari afite ububasha bwo kujya kuri internet. Ngayo nguko rero abantu benshi bakomeje kuvuga ko agomba gutaha akajya mu rugo agakaraba akabanza agashima Imana kabisa nk'ibisanzwe. Umuntu yacitse ziriya nkuta enye ni ibintu biba bitoroshye. Iyi ni John BTV rero tugomba kubagezaho amakuru yizewe kandi ari update kabisa. Nta kintu usabwa no gukora subscribe then tukajya tukugezaho amakuru ku gihe. Yes. Niba John BTV present